aba bantu bafite ubwoba, bari muri bya bihe bita mage, handi bavuga ngo amagara yaterewe hejuru. Umva uko umuntu aba avuga iyo ari kubona urupfu imbere ye ruri kumusatira. Uyu mugabo yitwa Ji-hoon, abenshi mwamenye ku izina rya Gihuni muri filime y'uruhererekane yitwa Squid Game, aho baba bari gukinishwa umukino wo guhagarara ndetse no kwiruka bitewe n'ikimenyetso kiba cyatanzwe n'igipupe kiba kiri imbere yabo. Uyu mukino witwa Red Light and Green Light. Muri iyi filime iyo bari gukina uyu mukino, uwishe amategeko y'uyu mukino bahita bamurasa kugeza apfuye. Kandi mu by'ukuri abo bakinnyi baba baje kuwukina bazi ko ari imikino isanzwe gusa, bishakira amafaranga kuko benshi baba baragiye batoranwa bigendeye ku bibazo baba bafite, cyane ko benshi baba ari abakene, bikarangira ibyo baje gukina bari kubyita imikino bivuyemo amarira, umugani w'abanyarwanda. Aha ni mu gice cya kabiri cy'iyi filime yitwa Squid Game. Aka ni kamwe mu duce twagoye abakoze iyi filime cyane, kubera ko hakinirwaga iyi filime cyangwa se kuri seti bakeneye abantu barenga 350 kugira ngo bagaragaze amashusho neza uko babyifuzaga. Wahimbye iyi filime witwa Hwang Dong-hyuk yavuze ko byari bigoye cyane kuyobora abantu bangana gutya bari ahantu hamwe, ukababwira bagakora icyo ushaka. Iyi filime yabaye ikimenya bose ku isi, yakinwe ite kugira ngo n'umuntu utazi ururimi rw'icyongereza najya yumva izina Squid Game ahite yumva ubwoba bumutashye bitewe n'ibintu yaboneyemo. Nitwa Tiger, ntega amatwi mubwire ukuntu bakinnye iyi filime. Season ya mbere yatwaye arenga miliyoni 21 z'amadolari. Buri episode yakoreshejwe amarenga miliyoni 2,400 by'amadolari. Bongeyeho season ya kabiri ndetse n'iya gatatu birangira zose zitwaye agera kuri miliyoni 68,900 by'amadolari. Iyi filime Squid Game yakoreshejwe amafaranga menshi kubera ko nta koranabuhanga ryinshi ryakoreshejwemo, ahubwo amashusho menshi yafatwaga mu buryo bwa nyabwo, mu gihe andi mashusho ya filime ziteye ubwoba cyangwa se horror movies bifashisha cyane ibitambaro by'icyatsi kugira ngo baze gushyiramo amashusho y'ibintu bitabayeho, ibizwi nka montage. Gukora amashusho ya filime mpimbano hifashishwa mudasobwa, ubundi bagakoresha ibizwi nka visual effect. Ubundi filime yazasohoka ukabona umuntu ari gukubita undi bipfunsi amuvusha amaraso menshi cyane, kandi mu by'ukuri nta n'urwara yigeze amurya mu gihe bakinaga iyo filime. Muri Squid Game ho biratandukanye kuko bakoresheje abakinnyi ba nyabo nk'uko bagaragaye imbere ya kamera, bakoresheje abakinnyi benshi nk'uko bagaragaye muri filime bambaye nimero ku myenda yabo, kuva ku wa mbere wari wambaye nimero 001 kugeza kuri wambaye nimero 456 witwaga Ji-hoon cyangwa se Gihuni. Abazi izina Gihuni ni abarebye iyi filime yasobanuwe n'umusobanuzi Rocky. Uyu musobanuzi we niryo zina bari gukoresha kugira ngo bize korohera abamwumva gufata mu mutwe amazina y'aba bakinnyi, cyane ko bose baba bambaye imyenda isa. Wakwibaza uti abakinnyi bose barakinnye, cyane ko abo wabonye imbere ya kamera batari barenze na 30. Reka gusobanurire, kuko gusubije icyo kibazo gutyo gusa wahita wibaza ibindi bibazo birenze kimwe, kandi ntago wabona uko bimbaza kuko nyuma y'iminota 6 iki cyegeranyo kiraba cyarangiye. Muri iyi filime Squid Game bakina imikino myinshi itandukanye, gusa yose suko ibisaba kugaragaza abantu benshi. Usibye umwe bakina bwa mbere bakigera ku ikirwa kiba kiberaho iyi mikino. Uwo mukino witwa Red Light Green Light. Muri uyu mukino bose bagombaga kugaragara uko bari 456, bose bakagaragara imbere ya kamera. Abakinishaga iyi filime bahisemo kuzana abantu ba nyabo bangana n'uwo mubare, aho gukoresha tekinoloji ikabashyiramo. Byari byoroshye gukoresha tekinoloji bagashyiramo umubare bashaka, ariko bahisemo gukoresha abantu ba nyabo kugira ngo bize kugaragara nk'ibintu bya nyabyo. Bashakaga icyo bita reality kugira ngo umuntu nabibona hataza kuba amakana kariko kose katuma abona ko ari ibintu byakinwe. Bashaka gufata ikintu icyo ari cyo cyose kiri bubera aho ngaho, kandi na buri kunyeganyega kose kuri bube muri ayo mashusho bize kuba bihuye neza n'ikintu kibaye muri ako kanya. Muri abo bantu bari bambaye imyenda y'icyatsi siko bose bari abakinnyi b'iyi filime, ahubwo babifashije nk'abakinnyi b'indorerezi bo kuza umubare gusa, cyane ko bagiye bagaragara kuri kamera inshuro nyinshi aribo banakomeje gukina muri iyi filime. Abandi bikitwa ko bapfiriye mu mikino itandukanye yabaga yabaye
kandi mu by'ukuri nta n'amazina yabo tuzi tutanababonye bavuga. Ubu buryo bwo kuzana abakinnyi benshi ahakinirwaga iyi filime biri mu byatwaye amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu wumvishe amafaranga yakoreshejwe muri iyi filime ari menshi cyane. Uyu mukino wa red light and green light nta muntu uba wemerewe kunyeganyega iyo bari kuwukina. Umuntu aba yemerewe kunyeganyega gusa ari uko igipupe kiba kiri imbere yabo cyerekanye ibara ry'icyatsi. Muri uyu mukino iyo unyeganyeze cyerekanye ibara ry'umutuku uhita uraswa amasasu menshi paka upfuye. Aho wakinirwaga hatwaye umwanya munini cyane ndetse n'amafaranga menshi kubera ko byasabye kuba hubaka bya nyabyo hasa na kuri ahagaragaye muri filime kuri wabibonye. Uyu mukino uri mu mikino yatwaye abantu benshi ubuzima, ndavuga abawupfiriyemo nibo benshi ugereranyije n'indi mikino ikinwa muri iyi filime ya Squid Game. Ikintu gitangaje muri iyi filime, ahantu hose habaga hagiye gufatirwa amashusho habaga hari kamera zirenze 100 kugira ngo bafate ibiri kubera muri buri nguni yose no muri buri gace. Si izo kamera gusa zari zihari zafataga amashusho, kuko hari n'izindi kamera zafataga amashusho y'ibintu byose byabaga biri kuba nta guhagarara, byo bita non stop. Muri izo kamera harimo izitwa PTZ cyangwa se pan title zoom, hari n'izindi zitwa rabo kamera, izo zageraga kuri 70. Zari zesitaye mu byumba abakinnyi bararagamo iyo baga bari gukina iyi filme, ku bitanda ndetse no ku ntebe bicaragaho. Hariho n'izindi kamera zigera ku 10 zari zishinzwe kugenzura ubuzima bw'abakinnyi bose aho baga bari, kugira ngo uza kugira ikibazo baze kubimenya. Bivuze ko zari kamera zifite systeme yo kuba zasuzuma umuntu zitamukozeho. Reka tuvuge ko amakosa yabaye muri iyi filme. Nkuko bizwi ko nta mwiza wabuze inenge, iyi filime nayo yabayemo amakosa mu ifatwa ry'amashusho yayo. Nubwo iri mu zacurujwe cyane na kampani yayiguze yitwa Netflix, ntago bikuyeho ko nta makosa yabayemo ubwo bashutingaga iyi filme. Ikosa rya mbere ryabayemo ni umuntu wafataga amashusho y'iyi filme wagaragaye muri filime yaramaze gusohoka. Kandi ubundi ni ikizira ko umuntu ufata amashusho ya filme cyangwa se cameraman yagaragara muri filime yamaze gusohoka, kuko bihita bihindura ibyiyumviro by'abayirebaga, kuko baba batangiye kwizera ibyo bari kubona, batangiye no kwiyumvisha ko ibyo bintu biri kubaho bya nyabyo. Ariko iyo babonyemo umukameramani cyangwa se ikindi kintu gihabanye n'ibyo biri kuba muri iyo filime, bahita batangira kwibuka ko ibintu bari kureba ari ibintu byakinwe bitabayeho bya nyabyo, bigatuma itakaza uburyohe ntibakomeje kuryoherwa cyangwa kwireba na peti. Uyu mukameramani yagaragaye mu gice cya kabiri cyangwa se season ya kabiri kuri episode ya 7 hagati y'umunota wa 22 n'amasegonda 38 kugeza ku munota wa 22 n'amasegonda 41. Bivuze ko yagaragayemo amasegonda 3 gusa. Wasanga ariyo mpamvu utamubonye. Gusa wongeye ukareba iyi filime Squid Game season yayo ya 2 episode ya 7 aho abakinnyi baba bari kurasana n'abashinzwe kubarindira umutekano ku munota wa 22 n'amasegonda 38 ugahita uhagarika, ubundi ukareba mu nguni y'uburyo hejuru wahita ubona uyu mukameramani bari iruhande rw'igitanda. Gusa ibi wabibona muri filime yasohotse bwa mbere. Niba warayidownloadinze cyangwa se ugize ahandi uyikura, yahise downloadingwa bwa mbere iyi filime igisohoka, kubera ko iri kuri Netflix ubu ngubu nta birimo, kubera ko Netflix yarabikosoye aka gace gakatamo, kuri ubu ngubu nta kakirimo. Irindi kosa ryabaye mu ifatwa ry'amashusho ry'iyi filime ni imibare y'abakinnyi yagiye ihindagurika, aho bacikwaga umwe akambara umwenda wundi, kubera ko n'ubundi iyi myenda yasaga abenshi ntago babimenyaga. Gusa iyi myenda yatandukaniraga ku mibare yabaga yanditseho. Urugero, nk'uri wambaye nimero nka 320 nko muri episode ya 3 akongera kugaragara nko muri episode ya 4 yambaye nimero 240. Irindi kosa ryabayemo ni ukugaragara ko abakinnyi baga bapfuye mu bice byabanje bakongera kugaragara mu bindi bice bikurikiraho. Urugero, nk'umukinnyi wari wambaye nimero 142 yagaragaye yapfuye, arongera agaragara mu gice gikurikira icyo yari yapfiriyemo ari kwataka abantu, kandi yari yagaragaye mu gice cyabanje yapfuye. Iyi filime Squid Game yahimbwe inayoborwa n'uwitwa Hwanga Dong Yuk, ni nawe wanditse inkuru y'iyi filime. Nge nitwa Tiger, mugire ibihe byiza.